ubushiramanga bwo gutinyuka gukritika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubukura he k'abantu benshi bazi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumuvugaho ubuhangaye kugeza ufata igihe cyo kubisengera ibyo bintu ngo Imana ikubwira uburyo ugomba kubicishamo. Imana izakubwira ngo zoronge n'umurozi nurangiza ubyuko mu gitondo ngo mwezina rya Yesu ngo Imana yambwiye ngo umurozi. Uzagwa muri urwo rugo rw'uwo muntu wabuze ubwenge ariko wakabajije Imana ngo ndacisha mu zihe nzira. Imana y'ubwayo ifite n'ubushobozi bw'uko ibyo yakweretse. None wega ntago natinya kuba ko mubitekereza nk'abanyabwo. Ariko na Perezida wa Repubulika nawe ubwe harabizi ko ari umuntu. Harabizi yuko mu byo yavuga abantu batabyumva kimwe nawe. Rero ntago ibyo byamutera kumva yuko ari umuntu utinyitse utavugwa gutese kandi ari umuntu. Ibyo kugandukira abategeka. Rero nyakubahwa Ezekiel n'abandi muvuga mu murabahanuzi mutekereza nka gutyo ntumeho niba Bibiliya nkoresha ni nayo namwe mukoresha. Bibiliya tubwira ngo tugandukira abategeka abo kuba tububahe abo gutinywa tubatinye. Niba hari ibyo utumva turaza kugenda tugaruka nibiba ngombwa dukomeza dutyo. Ariko icyo nzi neza nuko niba hari ibyo ubona bitari kugenda ku ngoma wibuke na babane Nebukadineza wagiye wifashisha ugaruka muri icyo kiganiro abashaka bagende bacyumve ngo basaduraka na Meshaki na Abedenego. Imana ubwayo yisangiraga uwo mwami kuko ari we yabaga yaramushyizeho yarangiza ikagira iby'imwereka cyangwa se iby'umwereka bimutera ubwoba. Babahanuzi bibereye iriya bataje kwirata no kwiyamansura ngo je ndi umuhanuzi ngo ndemewe ngo nabo barabizi. Hanyuma yarangiza ubwayo niyo yeretse wa mwami bandika ku rusika niyo yarotesheje za nzozi bubwe agafata ya mbere akajya gushaka iki babakozi b'Imana bakaza bagasobanura uko ibintu bigomba kumera. Rero sinzi n'ubu bagisesengura ngo mu rusengero ngo runaka ngo imyuka ngo abantu ngo bakagwa bya bindi byose ubona ibyo nibyo biha raporo igihugu kikavuga ngo abaturage bacu mbere y'uko uba umunyedini runaka uri umunyarwanda kandi idini rifite igihugu gifite inshingano zo gukurikirana ibintu byose bihungabanya umudendezo w'abanyarwanda. Yego dukomeze. Cyenda nababwiye ngo ikibazo gihari ni ishyari leta ifitiye abanyamadini. Kandi ntabwo ndi kubeshya. Buriya bamwe mu bantu batunze urutoroshi mu madini ni mwebwe abahanuzi bo kuri YouTube, niba abasesenguzi kuko niba uje ukavuga ngo jewe ngo zoronge ngo umuhanuzi zoronge ngo simwemera urimo uratanga raporo ku gihugu. Yaje yavuze Imana nawe uraje ngo uriya ngo simwemera ngo uriya ngo nta bukozi bw'Imana bwe murimo. Izo nimwe raporo nimwe mwagiye muzitanga icyo mukimenye mukagiha umusaza mukagiha perezida n'igihugu hanyuma we aba yicaye kureba ikitabangamiye abanyarwanda. Ntabwo ari mwebwe mwaje kuri iyi mihanda. Kandi n'uwaje kubarura hari idini runaka ryabonwaho amajwi menshi yo kugira gute yo gutuma leta isubira hasi ikavuga tubundi bibera mu madini ni ibiki. Iyo Mana yawe uvuga ngo Bibiliya ngo nyine Bibiliya wabuze abami bandi uvugaho kugira ngo ushishikarize abantu kubaho Uwiteka bavugwa muri Bibiliya kurusha iryo zina. Abo kubahwa mu bubahe, abo gutinywa mu batinye, abo guhinira abo guterera saruti mu batere saruti. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ni amasomo dukwiye kuba tuvanamo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo hari ingo nzima ziryoshye zubatse, hari ijuru rito. Ariko kenshi usanga kuri izi mbuga nkoranyambaga batuzaniraho gehinomu ntoya. Rero ndagira ngo mushishikarize wowe rwose turwane uru rugamba tuzane n'ibindi byiza tubitsa hano ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo njya gushinga Yizoronge Empire intego mfite nyamukuru nta nubwo ndanabigeraho cyangwa se nta nubwo ndanatangira kuko nintangira nzababwira ubuhamya bwanjye bwite ku buryo umunsi nzaba napfuye we nta mpamvu yo kumvugira ibyo ntavuze cyangwa se ibyo ntemera cyangwa se ubuhamya mubuca hejuru mumbeshyera. Yakobo gice cya mbere umurongo wa 19 ijambo riravuze ngo nuko rero bene data bakundwa umuntu wese yihutire kumva
ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Abantu badutse kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubundi umuntu yazaga akabafera akavuga ubuhamya yiryoshya yivuga mwiza, ariko byiza cyane ko Imana yahagurukije abakozi bayo baza bagasesengura zoronge impa itubwira ibi ngibi ni muntu ki, ubundi arimo kutubwira ibyo akora. Rero ngayo nguko niko dukwiye kuza tumeze tukavuga ukuri kugira ngo iri ribe ishuri. Aha ni ahantu heza, ni ishuri rizima, tuzi tugakuraho ibintu bizima. Ibi dukora byose twabyigiye ahangaha babazaga, wabyumvise, twibwira yuko izo nzozi warose ari yerekwa, ariko ntabwo ukuvuga ngo ngira ijoro ukarota mu ijoro mu gitondo ukazinduka ukavuga ngo niyerekwa. Na Daniyeli ubwe warurenze we yafashe umunsi wo kujya kubaza Imana no kwitekerezaho. None mwebwe murarota mu gitondo mugahubuka muza muvuga. Wenda ubundi Imana yikurotesheje cyangwa yikweretse ibintu nk'umuhanuzi cyangwa nk'umukozi wayo, iki bikubwiye nuko ngo bamaso nagushizeho nk'umurinzi urindi nkiki. Iba yakubwiye muze gutangaza ubundi, ariko mwabaye mute umurimo w'Imana mukomeze gushiga icyasha n'ukubera iki? Ko Daniyeli yasanze umwami yagiye gutangaza, yagiye kuri social media aratangaza, wasenze Imana uyisaba audience yo kukujanika kugeza ku mwami ukajya kumubwira ibyo ugomba kumubwira iranga iyo Mana. Bantu b'Imana ndi umuntu nisanga nta muntu numwe ngomba gutinya nuko nisanze. Wanyica utanyica, wampimba baza utazima, ibyo ntibindeba. Isomo mu bivugwa, bana bato namwe wumva ikiganiro uri umuhanuzi, ntabwo ari uko bikwiye gukorwamo ngo simutinya ngo simutinya ngo ni umuntu ngo nk'inyama n'amaraso. Barakubeshye barababeshye mwa abantu mwe abo kubahwa bubahwe ni ijambo ry'Imana, gutinywa batinywa bahinirwe. Hanyuma Imana ubwayo ntabwo iba yaragushizeho ngo urarusha abandi ubuzare mwana, iba buri igikoresho, ubundi igikoresho ni igikoresho nyine, igikoresho gihuriye he n'ugikoresha se. Rero hanagure mu mitwe muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko urashoboye, bigerageze byange wagerageje, ubanze ugire uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu kikunanire, byinshi bizananirana, ariko cya kintu cy'ubuntu nibikinanira kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi uzagira icyo ushobora. Yesu arahebuje, twiyamaze izina rya Yesu, haba mu mahoro ndetse no mu makuba. Yesu arahebuje, nimwumve imirimo iryo zina izaba irigaho umurimo iyagurutse ibirema iyo zina, irura imitima ibabaye iyo zina irahebuje. Iyamaze izina rya Yesu, haba mu mahoro ndetse no mu makuba. Arahebuje, namuramiye ntacyo wamukoraho, umugaragu wanjye natoranije, namuhamagaye ataratangira kubaho, mushyirira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Namuramiye ntacyo wamukoraho, umugaragu wanjye natoranije, namuhamagaye ataratangira kubaho, mushyirira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga yose. Haleluya, haleluya, haleluya.
Hello mbahaye ikaze mu kiganiro isomo mu bivugwa cy'uyu munsi yego aho tuba turimo kuganira twifashishije ibyanditswe bitatu. Ibyanditswe bya mbere twifashisha ni ibyanditswe byera, ibyanditswe bya kabiri twifashisha ni ibyanditswe ibyotsa ndetse n'ibyanditswe byizwe cyangwa se byigwa aribyo twise 3BY cyangwa se bya eshatu mu Kinyarwanda. Mbese ibyo bishatse kuvuga iki? Uyu munsi turaza kuvuga kuki? Gumana natwe ndetse dutangirane iki kiganiro tuze kugisozanya. Ndagira ngo mwibutse ko impamvu y'iki kiganiro ari ukugira ngo abacu b'uyu munsi abato mbese barimo gukoresha ikoranabuhanga byamaze bigenda bimenyerwa cyangwa se akenshi usanga inyito abantu baba bavuga ngo ku mbuga nkoranyambaga ngo haba ibinyoma gusa. Rero byanze bikunze tugomba kuzikoresha, ahubwo tugomba kuzikoresha dute? Niyo mpamvu rero twaje nka Bishop Zoronge yego kugira ngo tubashe kugira dute, tubashe kugira ukuri tugenda dushyiraho cyangwa se ibyo tugenda tugorora kugira ngo abacu ejo n'ejo bundi bazaje baza bagire ibizima n'ubundi bakuraho. Reka dutangire dutya. Imana ishimwe ntabwo tuzabura aya mahoro kwa Yesu mwiza. Gusenga nushaka usengere kuri telefone azifunga bajye basengera mu rugo rwose. Ezekiyeli ngarutse mu yindi shusho bundi bushya, abantu bazashidikanyaho, ariko ishusho ndimo uyu munsi akenshi yatewe n'ibyo yumvise ku bitangazamakuru byo mu Rwanda biherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu. Rero njye ntabwo ngendera ku mvugo z'abantu uko abantu babyumva, kuko ijuru ryamegetse kuvuga se ndi igiki cyananirwa kugendera mu murongo w'ikijuru rishaka ko mvuga mu gihe nemereye Imana ko ngomba kuba akanwa k'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu n'umuriro. Benshi badiya just cheat ariko mubahehe mwebwe. Ngiye ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'abandi bari mu churches nabyo ntabwo bifitiye gusa kuko ariko sha nyine iyo umuntu ari umunyamubiri atekereza nk'umunyamubiri, ariko iyo umuntu ari umunyamwuka watekereza nk'umunyamwuka. Iyo umuntu ari umunyamubiri akora nk'umunyamubiri, iyo umuntu ari umunyamwuka rero agakora nk'umunyamwuka. Genda bizi ko nambaye umubiri uzapfa, dore nkora nk'umuntu uzapfisha. Murakoze. Murakoze cyane niba tukiri kumwe, ukomeza ugumane natwe. Yego nk'uko rero ubyumvise byanditswe byotsa turaza kubisanga kuri channel yitwa Kiranuka TV witwa Ezekiel Rukundo. Turaza gusoma cyangwa se turaza kwifashisha video ifite umutwe ugira uti iherezo ry'ingoma yarwanije Imana u Rwanda nta mpamvu yo kwihishira intambara nayeretswe iri joro. Ubuhanuzi cyasohotse ku itariki ya 12/12/2025. Nubwo nababwiye rero tuba turi mu kiganiro cyitwa isomo mu bivugwa. Ni irihe somo dukwiye gukuramo? Pana gufata ibintu tukabimira bunguri, buri wese ngo afite ngo uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashatse, ariko witonde nawe hato utazakora ibyo udasobanukiwe. Ngiyo rero impamvu nahamagawe n'Uwiteka kuri iyi mihanda, kugira ngo hari ibiri ngombwa ko ngomba kugenda tugira ibyo tuvugaho dukurikije imyemerere y'umuntu cyangwa se icyo umuntu yaje yishingikirijeho, hanyuma natwe tukarushaho kugenda dusobanukirwa. Wowe ubyumvise none aha ngaha ukavuga ngo ni irihe somo ngomba gukura muri ibintu birimo kuvugwa?
umuntu yagiye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ubusambanyi bwe, yavuze ubuhamya bwe, yavuze ibyamubayeho. Ni irihe somo ubundi ukwiye kuba wakuramo aho ngaho? Mbibutse ko nawe ufite umuhate cyangwa se ukwiyumvamo iryo yerekwa, ukwiye kuzanga tukakwakira tukumva ubuhamya dukeneye. Ni ubuhamya navuye mu biki, nyuze mu biki, nabyitwayemo ne, isomo navanyemo ni irihe nasangiza abantu. Nagira ngo mbamenyeshe ngo nongere ngaruke ku bijyanye wenda n'umuryango ntatandukiriye mbere yuko dukomeza. Bantu b'Imana, kuri izi mbuga nkoranyambaga turabonaho ibintu bigiye bitandukanye. Mama yantwariye umugabo wanjye yatwawe n'umwana wanjye, ibintu nk'ibyo. Umugabo yarankubitaga, nziritse, yansamaganya ku ngufu. Ntabwo ibyo ngibyo ni amasomo dukwiye kuba tuvanamo, ariko ndagira ngo mbwire ngo hari ingo nzima ziryoshye zubatse, hari ijuru rito. Ariko kenshi usanga kuri izi mbuga nkoranyambaga batuzaniraho gehinomu ntoya. Rero ndagira ngo mushishikarize wowe rwose turwane uru rugamba, tuzane n'ibindi byiza tubitsa hano ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo njya gushinga Zoronge Empire, intego mfite nyamukuru nta nubwo ndanabigeraho, cyangwa se nta nubwo ndanatangira, kuko nintangira nzababwira ubuhamya bwanjye bwite ku buryo umunsi nzaba napfuwe nta mpamvu yo kumvugira ibyo ntavuze cyangwa se ibyo ntemera, cyangwa se ubuhamya mubuca hejuru mumbeshyera. Fata ibyo navuze wongereho n'ibyo ngibyo, ngo nubwo ntawivuga mabi ameza hari. Ariko dushime cyane ahangaha ntaraza n'abandi mugiye mufite ubwoba, abantu badutse kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ubundi umuntu yazaga akabafera akavuga ubuhamya yiryoshya yivuga mwiza, ariko byiza cyane ko Imana yahagurukije abakozi bayo baza bagasesengura Zoronge Empire itubwira ibi ngibi ni muntu ki. Ubundi arimo kutubwira ibyo akora. Rero ngayo nguko niko dukwiye kuza tumeze, tukavuga ukuri kugira ngo iri ribe ishuri. Aha ni ahantu heza, ni ishuri rizima, tuze tugakuraho ibintu bizima. Ibi dukora byose twabyigiye ahangaha. Rero ntukumve ngo imbuga nkoranyambaga ngo ni mbi. Impamvu naje nigeze mbaza umuntu ngo ese abahanuzi b'ibinyoma urabazi? Arambwira ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo babaho, ngo n'abatari ibinyoma ngo babaho. Mise watanga urugero rw'umuhanuzi w'ibinyoma? Arambwira ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo ni babandi ngo tubona kuri social media. Oya rwose, baba bari kuri social media habamo abazima n'ab'ibinyoma. Ngiyi impamvu rero wowe uri hano uvuga ngo ndi umuhanuzi w'Imana ubyiyemera cyangwa se n'abandi babyemera, gerageza imvugo yawe ibe ngiro. Uraje mu kanya ngo akanwa mu kanya kavuyemo ngo ubuhanuzi bw'Imana, mu kanya kavuyemo ibitutsi, mu kanya kavuyemo mpangara ngo uhangare. Mana yanjye, iriba ese rivamo amazi meza ryakongera rikavamo akarata? Bantu b'Imana rero mureke tugire dute batumenyere ku mbuto zacu. Ikiganiro gishize nari ndimo ndagaruka nyine kuri iri jambo mumaze no kumva rigenda risimburana n'iri ngiri rya Rukundo Ezekiel wa Kenuka TV. Ndimo kubabwira ngo nibyo koko yewe ndi mu mujumwe dufasha urwo rugamba rwo kurwanya ibisambo byibija birya. Mbabwira ngo twakomeretse imitima, turimo kureba uburyo abantu noneho naho u Rwanda rutakirimo ibintu by'amoko n'amacakubiri, ariko noneho uburyo bw'amadini, umuntu kureba mutari mu idini rimwe, ibyo navyo si ibanga. Yumva ngo uri umunyamahanga nta diro mwakinana. Hari amahirwe menshi twe twagiye turata, ndabizi neza, kubera yuko uwo muntu atagufitiye icyizere ngo kubera ko mudasangiye idini. Ibyo mujye mubimenya, mumenye ngo ni gute wakitwara. Ariko iki ni igihe kigira ngo nk'uko intumwa ngo zari zihusha umutima umwuka wera akamanuka. Amadini mugerageze muhuze umutima nyine, musenyere umugozi umwe ngo tugendera kuri Yesu n'indangagaciro ze n'iki byose, hanyuma Yesu abasha kwikorera imirimo ye. Rero ntarakomeza, reka nze nka introduction kugira ngo dukomeze tugenda tuvuga agace ku kandi nkuko ikiganiro cy'uwo mugabo kimeze. Muraza kwihangana, reka mbanze se nkugira nkusoma n'ubundi ibyanditswe bigize bite. Reka mbe nkuwendroduiza mvuga kuri ibi ngibi. Hagati aho ngaho muri kumwe na Bishop Zoronge niko banyita, nyamara je niyita Zoronge UKG, King
of Innovation, ami de jeunes et ami de Jésus. Yego wowe unyita uko ushaka ubitewe n'ibihe. Rero icyo niyiziho je nuko nahamagariwe guhumuriza abantu b'Imana ngo he kugira uwiheba agihumeka. Iyo ni Zoronge Empire as YouTube channel. Iyo ugiye kuri TikTok n'ubundi usanga twitwa Bishop Zoronge. Murakoze cyane rero, reka tubanze tuse n'abinjira batyo tugire tuti yego ibyanditswe byigwa ndagira nti nyabuna nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Mugende mutekereza kuri iyo migani. Ikindi kandi rero bantu banje n'abandi muje mumenya yuko akarenza umunwa karushya ihamagara, kandi nkakagira kati nanone hari ikindi cyanditswe kigwa mu migani twize aho bagira bati inkunguzi y'inkware ishoka agaca akayireba. Nanone bati akarimi kabi gasehera agasaya. Mbere yuko dukomeza rero tugenda dushyiraho n'amajwi y'uyu mugabo mu kiganiro nababwiye igihe yakoze, reka duse n'abasoma ibindi byanditswe byera biri buze kugenda ubitekereza uko tuvuze ku kantu dushyiraho any comment, ariko wongera ugatekereza kuri ibi byanditswe twagize dute twakubwiye. Reka turebe mu byanditswe byera. Ni Yakobo sorry gato. Mu byanditswe byera bya introduction turareba muri Yakobo igice cya 19 kugira ngo tuze kuba twakomeza. Yego mbere yuko dukomeza tugenda twumva amajwi y'uyu mugabo mu kiganiro, ayo nashatse kugira ngo tugarukeho tunabihuze n'ibyanditswe byera cyangwa se n'ibyigwa kugira ngo tugire isomo tuvanamo. Yakobo igice cya 19 ijambo riravuze ngo nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara. Nuko rero bene data umuntu wese yihutire kumva, atinde kuvuga kandi atinde kugira gute kurakara. Nanone igice cya 26 haravuze ngo umuntu niyibwira ko ari umunyedini ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Ibyo ni ibyanditswe byera biri muri Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya mbere umurongo dusoma umurongo wa 19 na 26. Nabo nibigira ngo ndabeshya ushaka ibire yawe ubashe gusoma. Ndagira ngo uko tugenda tuvuga ugenda ubihuza nibi nkubwiye none ahangaha. Umurongo rero wa 20 nawo waho ngaho urabasha kutubwira idini ritunganye iryari ryo, kuko umurongo wa 20 wavuze ngo kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Umurongo wa 27 nawo uraza kutubwira ibijyanye n'idini ritunganye iryari ryo, dusushe nk'abibukiranya mu kiganiro cyahashize ubwo twavugaga dusobanura ngo kwera iki umubyeyi w'igihugu, umukozi w'Imana mukuru. Ibyo nabyo nushaka ibiganiro narabikoze, umukozi w'Imana n'umwana w'Imana abari bo kirahari ikiganiro hasi. Riravuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri nugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Batubwiye ko idini ritunganye niribasha gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi ngo rikagira rite no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Unyumviyemo ngo nirifite amazu akomeye? Ese unyumviyemo ngo niriterana mu gihe iki n'iki? Idini ritunganye nirifite ibyo ngibyo. Ni naho twazaga tuvuga ngo iri ni iyerekwa rinakomeye cyane ryo kubabwira ngo gusenga kwa nyako ni ukuhe. Tunabigarutse tuzajya kwisoma, hari na jambo ryaravuze muri Matayo ngo weho nusenga jya mu nzu yawe ukinge ubwire so, none kuvuga ngo muzasengere mu rugo. Icyo ni ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo? Kandi nta kintu na kimwe gishobora kubaho ngo gisohore umwami Imana atabyemeye, hari n'icyo ashaka kugeraho. Rero wirinde mu mivugire,
wihutire kumva utinde kuvuga ariko utinde kurakara ntuze ngiyi impamvu nimba nicaye nkasesengura icyo kiganiro simpitenza ngo cyavuzwe aka kanya ngo mpitenza ngira icyo mbivugaho. Ese ibyera bivugaho iki? Waje wishingikirijeho ugahubuka ukavuga amagambo. Twakomeje. Ezekiel, numvaga twahera ku iki kibazo. Ubutwari nimba nabyita ubutwari, ubuhanga, ubushiramanga bwo gutinyuka gukritika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ubukurahe k'abantu benshi bazi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumuvugaho ubuhangaye. Nabwo kuvuga ku bigendanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari uguhangara, sibyo? Niba bamwe muri twebwe abanyarwanda tuvuga ku bakuru b'ibindi bihugu, ubundi ibitangazamakuru byo mu Rwanda byari birimo birakritika se ku mukuru w'igihugu wa Tanzania. Tega amatwi wumve. Byari birimo birakritika se kuri Kisekedi umukuru w'igihugu wa Kongo. Byari birimo birakritika se kuri Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kubera iki mwumva ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abandi bagomba kuvugwa bagakritikwa ariko we katavugwa? Ni ukubera iki mu byumva? We si umuntu yabumbwe n'intoki z'Imana ahubwo ari marayika? Ibyo rero mwibaza njye ntabwo ariko mbyibaza. Guhera kuri iki gitabo cya Bibiliya iki ngiki uraza gusanga cyaragiye kivuga ku ngoma z'abami batandukanye, harimo ibihangange, harimo ababereye Imana ibigwari, abo bose kino gitabo cyitwa Bibiliya kirabavuga. None se izina rya Perezida Kagame ryanditse hano muri Bibiliya none kubyo ari izina ritavugwa? Tamuvuga hose byo bitwaye iki? Wicecekeye ukavuga uti okay, Perezida wa Repubulika yabwiye abantu ko insengero cyane cyane ko ubundi wajyaga ukritika ukagira ibyo unenga. Urugero hari nk'umuminisitiri ejo bundi wavuze ati inkotanyi zizabaho mu Imana. Ibyo urabinenga, ujya unenga imyitwarire y'abantu bagiye batandukanye. Ukirawe niba wibuka icyo gihe unenga ibya minisitiri, hari abasesenguye bavuga ngo abayashyizweho na ako kantu ka mbere murakumvise uko uyu mugabo yisobanura ati yewe mfite uburenganzira bwo kuvuga kuri perezida, ndetse anerekana yuko ahangaha umuntu ashobora gushira umugani ngo yiganye ngirabizira nta kundi, ngo bavuze ngo no ku bandi ba perezida. Ese wowe waba wacukumbuye ukabona yuko wenda batagize icyaha, ushobora kuba ibintu bigize icyaha nawe ukaba uriroshye. Aha rero ibyanditswe byigwa umuntu yakubwiraho nuko bagira bati burya si uno ugenda usobanure uwo mugani ndetse n'uwo wa mbere nari nkubwiye. Rero ese ibyanditswe byera bivuga iki kuri aya magambo y'uyu mugabo avuze? Nibi bagiye bamwibutsa ngo ese wicecekeye byatwara iki? Nawe akazana ubwidefano ngo je siko mbyumva. Imyumvire yawe sinzi niba siwe mbwira, iyi myumvire sinzi niba Bibiliya koko iyishyigikiye. Reka twisomere mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 13 twumve uyu mugabo niba koko ari mukuri cyangwa se niba atari mukuri. Ni ikiganiro isomo mu bivugwa ye Ndizoronge Empire. Unyita uko ushaka wowe ubitewe n'ibihe, ariko ubundi nitwa Zerubabenge Ndahimana. Twagiye ibyo kugandukira abategeka. Umurongo wa 7 uravuze ngo mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mu basorere, abahinisha mu bahinire, abo gutinywa mu batinye, n'abo kubahwa mu bubahe. Rero sinzi wowe Bibiliya wavuze usoma ikwemerera kutubaha abo kubahwa. Iyo Mana yawe uvuga ngo Bibiliya ngo nyine Bibiliya wabuze abami bandi uvugaho kugira ngo ushishikarize abantu kubaho Uwiteka bavugwa muri Bibiliya kurusha iryo zina. Abo kubahwa mu bubahe, abo gutinywa mu batinye, abo guhinira
abo guterera saruti batere saruti. Ariko urundi rugero ubyibuke neza, ndetse n'abandi batekereza nka gutyo, no mu gihe cya Dawidi we noneho yari abizi neza ko ari umwami ugomba kuzasimbura Sawuli, ariko aravuga ngo sinshobora gusuzugura uw'Imana yimikishije amavuta. Hari umuhanga rero umwe yagize ngo niba amategeko ariho atakunyuze, umuti si ukuyasuzugura, ni ukuyubaha, hanyuma ugakora uburyo wowe ugira ute ushyiraho abasha uburyo uzasimbura wa muntu, ugashyiraho amategeko wowe ugira ute nawe ushaka. Simbizi rero nk'uko mubyumva muri comment, niba uyu muntu uvuga ngo we ntatinya wagomba kumuvugaho ngo impamvu ngo agomba kuvuga ngo kuba agomba kubahwa, bire niko yavuze. Umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Aho hantu uhere ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 7 nyine, ni ibintu bisobanura bifite ngo umutwe ngo ibyo kugandukira abategeka. Rero nyakubahwa Ezekiel n'abandi muvuga mu murabahanuzi mutekereza nka gutyo, ntumeho niba Bibiliya nkoresha ari namwe mukoresha. Bibiliya tubwira ngo tugandukira abategeka, abo kuba tububahe, abo gutinywa tubatinye. Niba hari ibyo utumva turaza kugenda tugaruka nibiba ngombwa dukomeza dutyo, ariko icyo nzi neza nuko niba hari ibyo ubona bitari kugenda ku ngoma, wibuke na babane Nebukadineza wagiye wifashisha ugaruka muri icyo kiganiro, abashaka bagende bacyumve ngo basaduraka na Meshaki na Abedenego. Imana ubwayo yisangiraga uwo mwami, kuko ari we yabaga yaramushyizeho, yarangiza ikagira iby'imwereka cyangwa se iby'umwereka bimutera ubwoba. Babahanuzi bibereye iriya bataje kwirata no kwiyamansura ngo je ndi umuhanuzi ngo ndemewe, ngo nabo barabizi. Hanyuma yarangiza ubwayo niyo yeretse wa mwami bandika ku rusika, niyo yarotesheje za nzozi, bubwe agafata iya mbere akajya gushaka iki, bakozi b'Imana bakaza bagasobanura uko ibintu bigomba kumera. Rero sinzi mudufashe twubake societe nzima. N'umuntu natekereza ku bahanuzi ye kumva ngo abahanuzi bose ngo nabateka mutwi, ngo babandi tubona kuri social media bumva yuko ubwo buhanuzi baza kuburisha, bumva yuko nkaho barusha abandi gusenga cyangwa se barusha abandi kugeraho Imana ayiri, abandi batabasha kuhagera. Ese wa mwenda ubundi watabutswemo kabiri ngo buri wese yigerereyo byasobanuraga iki? Yewe ndi umwana muri ibi by'ijambo, ariko icyo nzi nuko Bibiliya nanjye mba nayisomye. Niba hari ukundi mwe mwayize gutandukanye nuko mba mbireba, muzadusobanurire. Ariko abatware sabo gutinywa n'abubaha Imana, ntago ari ubwo kuvuga ngo ariko abo guhinyira mu bubahe, abo kubaha mu bubahe. Niba ukora ibyiza urahunguja he, niba uzi ko uri mu nzira nzima y'Imana. Imana itugirire neza. Reka dukomeze nandi magambo y'uyu mugabo. Abayehova mu gihugu ko badakora umuganda, igihugu ntabwo cyabaye freedom ya subiza uyu kuruze ntara cyayiba kitaye buryo abandi bakajya byangiza kuri mwari muzi ko Abayehova badakora umuganda mu Rwanda. Icyo burakiza mwese kuki kandi nta icyo byangiza ku musaruro n'ibisarata niba ntabemera uburenganzira bwabo. Kandi uri kuvuga ko leta yabuje abantu gusenga, badakora umuganda ku isabato bakora ku cyumweru. N'ibisarata niba hari uburenganzira bwabo. Niba leta itarabangamiye izo nuni, twebwe tubangamirwa gute? aragira ati niba leta hari abo yahaye uburenganzira bwo gukora umuganda igihe runaka, abandi ntibawukore, ngo twe tubangamirwa gute? Bande? Aha urashaka kuvuga bande? Ubwo niba abahanuzi biki? Niba abandi bigize abahanuzi? Urabivuga neza ko amadini yahawe ubwo burenganzira.
sinzi niba ari ukwisubiramo cyangwa ari ukugira gute, ariko noneho ukabaza uti twebwe turahorwa iki? Hari idini runaka bigeze bahagarika muri uru Rwanda ko nzi neza ko bashyizeho ibisabwa muri rusange bose bagafunga, baba abasilamu, baba abakatolike, baba abadeperi, baba abangirikane, zose bagiye kuri standard zimwe. Sinzi twebwe baduhora iki ishatse kuvuga, ariko ibyo aribyo byose uravuga ngo abahanuzi mu kiganiro hari aho wabivuze. Rero ngayo nguko icyo nakubwira aha ngaha, mwebwe bande ndabizi uravuga ngo mwebwe abahanuzi, ese ubundi wabwirwa n'iki ko mukoreshwa n'Imana? Ko hari uburyo butatu, ubundi hari uburyo butatu. Umuhanuzi arahari, ari hariya, kandi akoreshwa mu buryo butatu. Ushobora uyu munsi gukoreshwa n'Imana, ejo ugakoreshwa na Satani, cyangwa ejo ugakoreshwa n'amarangamutima yawe. Ndetse nta no gushidikanya ko sinciye n'urubanza, ahanini niba hari ibyo wumva utumva neza n'umuntu runaka, kenshi inzozi ziri bukuzire ziraba zigendanye n'iki, nuko nyine utabyumva kimwe nawe, wowe ugire ngo ni Imana yakweretse. Satani abiprofitiremo muri rwa rwango wanga umuntu, nurangiza ubona inzozi wishime ngo warose. Kuko niba uri umuhanuzi, uri igikoresho, uri hariya, Satani araza agakoresha, Imana ikaza igakoresha. Ikigaragara yuko wa muntu agomba guhora nawe ari maso kugira ngo abashe gukoreshwa n'Imana, ni ugukomeza kwanga icyaha n'igisa nacyo. Akanwa karimo ibitutsi, akanwa karimo ibiki byose ngo Imana yakoresheje. Munyemerere dukomeze, nagize ngo tugende ijambo kurindi mutagira ngo hari ibyo nongeyeho, ntusubiremo nkumvisha, niba utanavyumvisha uze kugenda. Ni ibice by'ingenzi nagiye nkatamo, mfite aho mbihuriza n'iki n'ivyanditswe vyera, ngenda musubiza yibaza ibibazo. Kuki twebwe batatwemerera? Mwebande dore igisubizo ngicyo. ariko je nawe ujye unsanga mu gikari uze kuntutira ngo uyu munsi ngukore ibyo nje mwarambirota mwaza nka bya puri kuko nabirose nuko mbaho. Uzacunge naho mba nicaye, naho ngenda nitaba telefoni gake gashoboka, mu rwego rwo kwirinda umuntu wamamagara ibyo ambwiye akaba ari byo ngenderaho. Muri byanjye kugira ngo nzabisobanurwe nkanjye. Niba bambamba ncuramye bazambambe nkanjye. Ubundi sinangomba ko umuntu nkanjye umhana utambambye. Ubundi umuntu nkanjye ugiye kumpana umhana umbambye. Urabona ukwiriye ibihano. Yesu se bamubambye yarabikwiriye. None kugira ariko nimuzambambe nk'umwami, mushaka muzambambe nk'uko Petero yabambwe, ko nanjye ndi intumwa nk'abandi. Ariko mizerere yanjye nyitsimbarayeho. Aha rero niho ndashaka kugira ngaha tugaruke. Umugabo arakubwira ngo we arara arota ibintu mu gitondo, nkuko mwabyumvise no muri titire ngo iri joro ngo neretswe. Nyamara hari amoko menshi y'inzozi. Abakera bo bararotaga, akagenda agasobanuza Imana, akabwirwa n'uburyo agomba kubikoramo. Aha niho haza rya jambo rikubwira ngo n'ubura ubwenge ndakureka. Ndabizi nawe ushobora kuba ufite impano zigiye zitandukanye, zaba izo kwerekwa n'ibiki byose. Njya mbabona umuntu mu gitondo akazinduka ngo narotaga ngo bimeze bityo. Bite byawe? Wenda wanarotaga ubona zoronge Imana iri kuburira wowe. Wigeze ufata igihe cyo kubisengera ibyo bintu ngo Imana ikubwira uburyo ugomba kubicishamo? Imana izakubwira ngo zoronge ni umurozi, nurangiza ubyuko mu gitondo ngo mwezina rya Yesu ngo Imana yambwiye ngo uri umurozi. Uzagwa muri urwo rugo rw'uwo muntu wabuze ubwenge, ariko wakabajije Imana ngo ndacisha mu zihe nzira. Imana y'ubwayo ifite n'ubushobozi bw'uko ibyo yakweretse ujya ku mavuga senga, yarangize akaba ari y'ubwayo yigendera ikabimenyesha wa muntu. Turaza kuhagera nk'uko wagiye, nk'uko uvuga mu gihe cy'abami ba kera, mu gihe cya ba Daniyeli, cyangwa se uzari n'urugero rwa Koruneliyo. Yabwiye Petero ngo haguruka ugende uje guhura nawe, irangije nayo ubwayo imwereka ngo hari umuntu ugiye kuza. None iyo Mana ni yawe bwite, wafashe igihe ugasenga ukabwira ngo Mana ibi wanyeretse, genda ubyereke n'uriya muntu kandi umutegeke ko ngomba kugenda nkajyayo. Ariko simbizi nshuti zanjye, iri ni isomo mu bivugwa.
ni isomo mu bivugwa. Niba ubuze ubwenge Imana izakureka, kandi ntabwo uzigera ibyo ngibyo yo ntibyitayeho. Iki ikeneye ni uko ugomba ukagenda ukavuga, kandi ukagendana ubwenge, ukubaha. Wibuke Daniyeli yabonye ibintu bikomeye, umwami amuhamagaramo aramubwira ngo ngibyo ngo birakaba ku bandi mwami, ngibi ngibi ngo n'ubusobanuro bwabyo ngo birakaba ku bandi, mu cyubahiro gikomeye cyane, kuko yari azi inshingano yo kuvuga ngo, cyangwa se indangagaciro kuvuga ngo abakomeye mu bubahe, mu cyubahiro ku karubanda. Ni itangazo se, isomo muyavanemo mwikifashisha ngo musobanukiwe Bibiliya, kandi natwe tuzifite ahangaha. Hari andi magambo agomba kugutsinda. Aha rero niho nababwiraga ngo ruzingiye. Umuntu ararota ngo Imana yanyeretse, kandi nyamara hari amoko menshi y'inzozi. Reka turebe mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 5:2. Umubwiriza 5:2 haragira hati, inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira mu magambo ye menshi. Ngo rero ntabwo yeje gutukana. Namwe mujajinge ukurikize aya magambo, ugende wumva icyo kiganiro cy'iminota myinshi n'ibyo yavuzemo, amagambo menshi rwose apfuye. Reka mbivuge nto, arimo agasuzuguro, arimo kubahuka, arimo mana yanjye. Ntacyo mvuze, ntiteranye. Ariko turi mu kiganiro isomo mu bivugwa. Ni irihe somo twe dukwiye gukuramo, bana bacu bato n'abakuru, muri iki kiganiro wumvise hano? Ariko ijambo ravuze ngo inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira mu magambo ye menshi. Ayo napfuye, niba apfuye nyine, niba arimo agasuzuguro, niba arimo kwigereranya, niba arimo kwishyira hejuru, niba arimo ibyo byose ntaho bimenyekanira. Ariko amagambo menshi avuga Imana, avuga gukomera k'Uwiteka, arimo kwamamaza Yesu, atarimo gusebanya ya yandi mujya muvuga ukaza ukibaza ngo kubera iki ngo twebwe. Hari n'ibintu mutanazi, ntabwo ibi bintu byose. Buriya bamwe mu bantu batunze urutoroshi mu madini ni mwebwe abahanuzi bo kuri YouTube, niba abasesenguzi. Kuko niba uje ukavuga ngo jewe ngo zoronge, ngo umuhanuzi zoronge ngo simwemera, urimo uratanga raporo ku gihugu. Yaje yavuze Imana, nawe uraje ngo uriya ngo simwemera, ngo uriya ngo nta bukozi bw'Imana bwe murimo. Izo ni mwe raporo, ni mwe mwagiye muzitanga. Icyo mukimenye, mukagiha umusaza, mukagiha perezida n'igihugu, hanyuma we aba yicaye kureba ikitabangamiye Abanyarwanda. Ntabwo ari mwebwe mwaje kuri iyi mihanda. Kandi n'uwaje kubarura, hari idini runaka ryabonwaho amajwi menshi yo kugira gute, yo gutuma leta isubira hasi ikavuga ati ubundi bibera mu madini ni ibiki. Namwe murabizi, reba ijanisha ryinshi riri kuri YouTube ryigize abakomeye, ryigize abavugana n'Imana. Ni akazi kanyu. Hari amadini runaka yagiye abigenderamo, utabona abantu bayo hano barimo kuza guharasingana. Uwo mwuka wera utuje uyobora abantu, ngo abantu buzuye umwuka bakaza bakavuga ibitavuga, bagasebanya abandi, bakavuga abandi, nuko nta cano ya indi yuzi. Nta muhanuzi uzi ngo kanaka nutihana. Ibyo byose bigenda bivugwa, abaje basesengura n'ubu bagisesengura ngo mu rusengero ngo runaka, ngo imyuka ngo abantu ngo bakagwa, bya bindi byose ubona. Ibyo nibyo biha raporo igihugu, kikavuga ngo abaturage bacu, mbere y'uko uba umunyedini runaka, uri umunyarwanda. Kandi idini rifite, igihugu gifite inshingano zo gukurikirana ibintu byose bihungabanya umudendezo w'Abanyarwanda. Yego, dukomeze. Reka tuvuge yuko izo nzozi zawe zaba ari iyerekwa. Yego, kuko nazo na ba Daniyeli yaberekaga icishije mu nzozi. Ariko se iyo myitwarire niyo ba Daniyeli bakoraga? Reka turebe muri Daniyeli wamuvuga igice cya 2. Daniyeli igice cya 2.
umurongo wa 13 ngo nuko ingoma umutwe wo uragira uti umwami arota inzozi abapfumu bananirwa kuzimurotorera ngo ariko Daniyeli 13 nuko ingoma ijya kunama ngo abanyabwenge bicwe bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo bicwe ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami. Nuko Ariyoki abisobanurira Daniyeli. Daniyeli aherako asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yababazaga. Wabyumvise? Twibwira yuko izo nzozi warose ari yerekwa, ariko ntabwo ukuvuga ngo ngira ijoro ukarota mu ijoro mu gitondo ukazinduka ukavuga ngo niyerekwa. Na Daniyeli ubwe warurenze we yafashe umunsi wo kujya kubaza Imana no kwitekerezaho. None mwebwe murarota mu gitondo mugahubuka muza muvuga wenda Imana yikurotesheje cyangwa yikweretse ibintu nk'umuhanuzi cyangwa nk'umukozi wayo. Iki bikubwiye nuko ngo bamaso nagushizeho nk'umurinzi urindi nkiki. Iba yakubwiye muze gutangaza ubundi. Ariko mwabaye mute umurimo w'Imana mukomeze gushiga icyasha n'ukubera iki? Ko Daniyeli yasanze umwami yagiye gutangaza, yagiye kuri social media aratangaza. Wasenze Imana uyisaba audience yo kukujanika kugeza ku mwami ukajya kumubwira ibyo ugomba kumubwira iranga iyo Mana. Bantu b'Imana isomo mu bivugwa. Bana bato namwe wumva ikiganiro uri umuhanuzi ntabwo ari uko bikwiye gukorwamo ngo simutinya ngo simutinya ngo n'umuntu ngo nk'inyama n'amaraso. Barakubeshye barababeshye mwa abantu mwe abo kubawa bubahwe ni ijambo ry'Imana gutinywa batinywa bwino bahinirwe. Hanyuma Imana ubwayo ntabwo iba yaragushizeho ngo urarusha abandi ubuzare mwana. Iba buri igikoresho ubundi igikoresho ni igikoresho nyine. Igikoresho gihuriye he n'ugikoresha se? Ihumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa havugwa yuko ejo hanjye atari heza hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronke Empire.